byinshi utari uzi ku buryo abahungu cyangwa abagabo bakunda niyo ngingo kuri uyu munsi tugiye kuba tugarukaho. Ni Hello Rwanda TV, mushimira kuba wakoze subscribe niba utarayikora, kandi musaba ko wayikora kugira ngo ujye ukurikira inkuru zacu zitandukanye, haba mu myidagaduro, ubukerarugendo ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Kuri uyu munsi rero tugiye kuba tugaruka ku birebana n'uko abahungu cyangwa se abagabo, igitsina gabo muri rusange bakunda. Ushobora kwibaza uti gukunda gute? Ese haba hari uburyo bwihariye bwo gukunda hagati y'abagabo cyangwa abahungu bagira mu gihe bakunda? Ubusanzwe abagabo n'abagore bakunda mu buryo butandukanye. Kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku buryo abagabo cyangwa abasore bakunda. Mbere na mbere, umugabo cyangwa umuhungu arabanza akakwishimira. Umugabo iyo abonye igitsina gore aracyishimira, yishimira uko umukobwa asa, uko ateye, uko agenda, uko avuga, uko areba, uko aseka n'ibindi byinshi. Benshi bakunda kureba ku buryo umukobwa ateye, gusa si bose kandi si cyo cyonyine bareba nk'uko tumaze kubibona. Umugabo nk'ikindi kiremwa muntu cyose agira ibyo akunda cyangwa yishimira bitandukanye n'undi. Ikindi, kugerageza gukurura umukobwa. Iyo umusore amaze kwishimira umukobwa, noneho agerageza nawe kumukurura kuri uru rwego. Iyo bidakunze, umuhungu ntabwo akomereka kuko aba ataragera ku rwego rwo gukunda bya nyabyo. Muri uru rwego kandi, umuhungu ntabwo akoresha imbaraga nyinshi mu gukurura umukobwa, akora udukorwa duto duto. Iyo bidakunze kandi, umuhungu ahita yibagirwa uwo mukobwa nk'uko yakwibagirwa undi mukobwa wese yigeze kwishimira. Iyo bikunze kandi, akomeza ku rundi rwego. Icya gatatu, gutuma umukobwa amukunda. Kuri uru rwego, umusore akora ibishoboka byose ngo umukobwa amukunde, akora ibishoboka byose ngo umukobwa amwiyumvemo. Aha twavuga nko kumusohokana, kumugurira impano n'ibindi byinshi umusore yakora ngo atume umukobwa amukunda. Kuri uru rwego, umusore we aba atari yagera ku rwego rwo gukunda umukobwa, gusa we aba yifuza ko umukobwa yamukunda mbere. Ari nayo mpamvu umusore akoresha uburyo bwose bwatuma umukobwa amukunda. Kuri uru rwego kandi, iyo bikunze, ajya ku rundi rwego rubanziriza urwa nyuma, arirwo aba agiye kwemeza ko akunda uwo mukobwa koko. Icya kane, kwitekerezaho no kwiyemeza. Ahangaha umusore aba yamaze kwishimira umukobwa ndetse yanamukuruye. Uretse n'ibyo kandi, yatumye amukunda. Ibyo iyo birangiye, we afata akanya ko kwitekerezaho. Iyo umukobwa yamaze gukunda umuhungu, nibwo umuhungu ahita abona ko ibyo barimo atari umukino, nawe agafata akanya akitekerezaho, akibaza ati ese koko uyu mukobwa ndamukunda? Ese koko ninkundana nawe nzaba mfite ibyishimo? Ese uyu niwe mukobwa nifuzaga? Iyo ibyo bibazo byose bigize ibisubizo by'yego, noneho ahita amenya ko koko amukunda, ubundi akajya ku rwego rwa nyuma. Urwego rwa nyuma nta rundi, nta gushidikanya, no gukunda. Iyo amaze kunyura muri izo nzego zose tumaze kugarukaho, ubu noneho yiteguye kuba yakunda, agatangira ubundi buzima yifuza n'uwakunda. Iyo umuhungu asimbutse rwa rwego rwo kwitekerezaho, ntabwo aba azi neza niba akunda umukobwa cyangwa atamukunda. Nibwo usanga ukundanye n'umusore, hashira ukwezi ugatangira kubona ahinduka. Iki ni cya gihe aba atatekereje ku cyo ashaka n'uwo akunda. Ni cya gihe twavuga ngo aba yahubutse. Niba byarigeze kukubaho, niyo mpamvu yabiteye. Mu gusoza, inama abakobwa bagirwa nyuma yo kubona inzego zitandukanye umusore acamo kugira ngo akunde umukobwa, inama zirimo kwirinda kugaragaza ko akunda umuhungu cyane nk'uko tumaze kubibona. Umuhungu akoresha uburyo bwose kugira ngo umukobwa amukunde. Niba uri umukobwa rero, gerageza kutabigaragaza, ubundi use nk'umugora. Ibyo bizatuma akubaha ndetse yumve ko atakureka kuko uri ifi yamugoye kuroba.